baba abanyetorero ya Pantekote mu Rwanda ADPR cyangwa n'abandi bakunda gufatanya natwe, mfashe umwanya ngo mbanze mbifurize Noheli nziza aho muri hose, kandi ubwo turi muri kino gihe cyo gusoza umwaka nabifurize umwaka mushya muhire. Iyo mvuze Noheli nziza ndabizi ko yatangiye kugira ubundi busobanuro tandukanye, bamwe barayirya kuko harabuzumva bavuga ati rwose hari n'abatabonye uko bajya gusenga kubera ko bari bayitetse, abandi barayambara, abandi barayicuruza, bati kuno kwezi ndi gucuruza Noheli, abandi gabahombya bati Noheli yarampombeye, abandi bayitanga mu bundi buryo. Ubu hari indaya zahamagaye abantu bakorana uwo mwuga zishaka kubaha Noheli. Icyo nshaka kuvuga nuko isi yagiye igoreka iyi myumvire, yagiye igoreka ikirimo, ariko uyu munsi, uyu mwaka 2020, abizera abakristo mureke twongere dutekereze neza. Iyo tuvuze Noheli, iyo tuvuze kuvuka kwa Yesu Kristo, ni iki bitubwiye twebwe abizera Yesu Kristo? Imana ishimwe cyane. Kugira ngo wumve imbaraga zirimo n'uburemere, kugira ngo wumve umwifato ukwiye kugira, nuko ukwiye kumenya ngo agaciro karimo imbere ubwako ni Yesu, kandi agaciro karimo imbere ubwako ni ubuzima abizera bafite. Kugira ngo ubimenye rero, nuko usobanukirwa na Yesu, ukamenya uwo ari we, isi itararemwa, ukamenya Yesu icyo abahanuzi bamuvuzeho, ukamenya icyari cyo mu gihe abanaga n'itorero aribyaye, ukamenya icyari cyo uyu munsi wa none ari mu ijuru yiteguye kuzaryakira, ukamenya icyari cyo ubwo azaba ritwaye agiye kurimurikira data. Iyo uhuje ubuzima bwa Yesu ukabuhera isi itararemwa, ukabugeza mu gihe kiremwa ry'isi, ukabigeza mu gihe abahanuzi batangiye guhanura babona ko ari cyo gisubizo cyonyine isi ikeneye, ukamubona mu gihe avuka, ukamubona mu gihe akura, ukamubona ibyo yakoreye abantu bamubonye, ukabona n'ibyo akoreye uyu munsi wa none bamwizera batamubonye, ugatekereza n'ibyo azakora ubwo azaba atwaye itorero, nibwo ubasha kumva ikiri muri Noheli, maze ukavuga ngo Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uyu munsi rero ndifuza ko dufata uyu mwanya wo kongera gutekereza ngo bitubwiye iki twebwe abizera iyo tuvuze ngo Yesu Kristo yaravutse. Yesu tuvuga uyu munsi ntabwo ari rwa ruhinja mwumva wira saa sita z'ijoro. Iyo umunsi twita Noheli ugeze wegereje, wa wundi n'umwana bafashe ntaza ruwahe nkuko nawe warize uwawe bakamufata. Ntabwo ari uruhinja tuvuga ruri mu muvure, ntabwo ari ya shusho muri kubona. Yesu tuvuga uyu munsi nukiza, nukora, nubeshaho, nutanga ubuzima, nuhindura ibintu. Haleluya. Nuwaremye ibyo tubona, nuwahindura amateka yawe, nuwaguha irindi zina rishya, nukubikiye ubwami, kuko Yesu tuvuga uyu munsi ni umwami. Ariko uyu munsi turagaruka twongere tumurebe guhera mu ntangiriro ye aje kutwereka mu isi ari umuntu. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka ibice 2. Icyo gice gitangira kivuga kuvuka kwa Yesu, ariko ku murongo wa 10 ngo marayika arababwira ati mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza bavukiye mu murwa wa Dawidi, uzaba Kristo umwami. Ikintu cyo kiri bubabera ikimenyetso, nuko muri rusange umwana w'uruhinja yoroshwe imyenda y'impinja, aryamishijwe mu muvure w'inka. Muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe na marayika uwo, zisingiza Imana ziti mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Abamarayika bamaze gusubira mu ijuru, abungeri bavuga bati
nimuze tujye i Betelehemu turebe ibyabayeyo, iby'umwami Imana itumenyesheje. Bagenda bihuta basanga Mariya na Yosefu n'umwana w'uruhinja aryamishijwe mu muvure w'inka. Babibonye babatekereza iby'uwo mwana nk'uko babibwiwe. Ababyumvise bose batangazwa n'ibyo abungeri bababwiye. Ariko Mariya abika ayo magambo yose mu mutima we, akajya yatekereza, maze abungeri basubirayo bahimbaza bashima Imana ku byo bumvise byose no ku byo babonye nk'uko babibwiwe. Imana ishimwe cyane. Tuvuga kuvuka kwa Yesu, uyu munsi ndashaka kubibutsa ko mu rugendo rwa Yesu rwo gucungura abantu, muri iyo package yo kugira ngo ducungurwe, kuvuka kwa Yesu niyo ntambwe yambwe ikwiye gutuma twishima tunezerwa. Hari igihe tureba gucungurwa kwacu tukabireba mu gihe cya Pasika, tukabona Yesu abambwa ku musaraba, tukareba imibabaro ye, tukamubona apfa, tukabona gucungurwa kwacu icyo gihe. Ariko mu rugendo rwo kuducungura, icyo Yesu yakoze gikomeye si urupfa ku musaraba. Kubera ko mu gihe Yesu yapfuye ku musaraba, ntabwo yari we wenyine, ntabwo icyo yakoze. Yesu gupfa ku musaraba ntibyari gitangaza, kuko mu gihe yabambwe, murabizi ko atanabambwe wenyine. Icyari gikomeye muri uyu mugambi wo gucungurwa ni ukugira ngo Imana yemere kuba umuntu, kugira ngo Imana mu bumana bwayo yemere kuba umuntu, ivukire mu nda y'umugore waremwe nayo, ivukire mu isi, yemere kuyigenderamo. Rero icyo dukwiye kwanza kwishimira ni Yesu wakoze amahitamo akemera kuba umuntu. Buriya umuntu ari mu biremwa byigira ibintu bikomeye cyane kandi byoroshye cyane. Umuntu ari mu biremwa byigira ibihangange, ariko navuga ngo bya nta kigenda. Ushatse kubireba, wareba uburyo muri iki gihe, muri uyu mwaka wa 2020, isi yose abantu bagenda bapfutse umunwa, bagenda nta ukora ku wundi, bagenda n'ubwoba. Kandi babitewe n'iki? Babitewe n'akantu utabonesha amaso. Nicyo kikubwira ko burya umuntu nubwo yigira umuntu ukomeye cyane, ariko ari mu bintu byoroshye, ari mu bintu byicwa n'ubusa, ari mu bintu. Rero Yesu kugira ngo yemere kwambara uyu mubiri aze abane natwe, niko Yohana yamuvuze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana. Avuga Yesu mu gice cya mbere, avuga ikintu gikomeye cyane. Aravuga ngo uwo jambo ni Yesu yavugaga. Umurongo wa 14 avuga ngo jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Yesu rero kuvuka kwe ni Imana yaje kuba umuntu kugira ngo ajye mu buzima bwa kimuntu, maze atwigishe, atwereke uburyo ababa mu ijuru babaho, atwigishe uburyo abantu bajya mu ijuru bakwiye kwitwara, bakwiye kuvuga. Niyo mpamvu yanyuze mu buzima bwose kugira ngo adusobanurire, kugira ngo yereke umuntu, umurebe mu bwana, umurebe mu byacamo byose. Yaciye mu buzima bwo guhunga, yaciye mu buzima bwo gukomerwa amashyi, yaciye mu buzima bwo gucishwa bugufi. Imyitwarire yagize ni ikimenyetso ashaka gusobanurira isi, abwira umuntu ushaka kujya mu ijuru ngo dore abazajya uko babaho. Rero yaje muri ubwo buntu bw'ubumuntu kugira ngo yereke abizera, abashaka kuzaba mu ijuru, ababwiye ati dore modeli y'imibereho y'umuntu ushaka kujya. Niyo mpamvu umuntu ushaka kuzaturayo akwiye gufata ibyanditswe byera. Waba uhuye ikintu kikubabaza ukavuga ati ariko Yesu ababa yabigenza ati. Waba ushonje utaragira na ya minsi 40 ukavuga ati ariko Yesu ashonje yabigenza ati. Waba wasuzuguwe, waba ugambaniwe n'inshuti yawe, mubana mugendana uko Yuda bimukoze, wajya kumukarabya ukavuga ati ariko Yesu yagiye gukarabya umwanzi we abigenza ati. Rero Yesu yaraje aba umuntu, jambo yigize umuntu abana nawe. Yohana aravuga ngo twamukozeho tugendana nawe, avuga ati ariko tumurebye twamubonye yuzuye ubuntu n'ukuri. Imana ishimwe. Rero Noheli icyo dukwiye kongera kumenya ni ukumenya ko turi abantu, ariko hari n'undi wabaye umuntu akaduha icyitegererezo, bikagutera kwibaza ngo ariko uyu munsi ndi kugenda nka Yesu. Niyo mpamvu Pawulo yandikira Abafilipi mu bice
2:5 yaravuze ngo mugire wa mutima wari muri Kristo. Uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana kamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka ko afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo gituma Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risuma ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Abankurikira muri hose nimuvuge ngo amena. Yesu rero kubana natwe ubu ngubu ufite modeli. Nushaka kandi yasize igitabo cyitwa Bibiliya, yandikishije ku bw'Umwuka Wera, ngo urebe amabwiriza. Urebe nuzajya ugera ahantu mu buzima, ujye ugenda urebe, kuko nta buzima uzabona ugenda unyuramo Yesu atanyuzemo. Nuzasanga wahunze, uzaba atari ko Yesu ari impunzi, byagenze gute. Nuzaba abantu baguhanye, nuzaba uri mu bigoye, nuzaba abantu bari gukoma amashyi nk'igihe yinjiye Yerusalemu bavuga ngo hahirwa uje mu izina ryawe, bashashe imyenda, uzareba atari ko Yesu mu buzima nk'ubu bamupfukamiye yitwara gute. Nubigenza gutyo, uzaba ugenda uhinduka umuntu watura mu ijuru, kuko hari wavuyeyo aza mu isi aje gutanga modeli, aje kubwira abantu abazajyayo uburyo bakwiye kubaho, uburyo bakwiye bateye, uburyo bavuga, uburyo basubiza, uburyo bitwara mu gihe ibintu byabaye byinshi, uburyo bitwara mu gihe ibintu byabaye bike. Rero ikintu cya mbere dukwiye gutekereza ku munsi wa Noheli ni ukureba Yesu nk'umuntu, tukamenya ubuzima dukwiye kubamo, kuko Yesu yatuvukiye yambaye akamero k'umuntu. Icya kabiri bivuze urukundo, bivuze imbabazi, bivuze ibambe Imana igirira abantu bayo. Iyo usubije amaso inyuma mu Itangira ibice 3, ukabona umuntu amaze gukora icyaha, amaze kugwa, ukugwa n'icyaha cy'umuntu byamutandukanyije n'ubwiza bw'Imana, bimutandukanya no gusabana nayo. Imana yaremye umuntu imwishimiye, ishaka hazaba ari hose azerekana ubwiza bwayo, ariko icyaha kije umuntu atumva Imana, bimutandukanya na bwa busabane, bimukuraho ubwiza bw'Imana. Iyo buturiho nibwo bujya buhindukiraho turi umucyo. Nicyo cyatumye umuntu yinjira mu buzima bw'umwijima, umuntu yinjira mu buzima agowe. Nakunze umwigisha wasobanuye ikintu, aravuga ati ntabwo umuntu yari yinjiye mu bwigenge atandukanye n'Imana, ahubwo nawe ntiyari akigenga, ahubwo yahuye n'ikindi cyihebe cyitwa Satani, kiramufata. Umuntu atangira kubaho atagisabanye n'Imana, atakinasabanye nawe, ahubwo atangiye kuba mu bundi bubata bwa Satani, amutwaza igitugu, amugira nabi. Ariko Imana ishimwe ko Imana yuzuye ubuntu n'ibambe. Imana yagambiriye ko ku bwa Yesu Kristo izongera kuza igahuza umuntu n'Imana, ikongera kumusabanisha n'Imana. Ivuka rye rero kwari ugushyiraho iteme, kwari ugushyiraho umuyoboro wongera guhuza umuntu n'Imana, umuvana muri wa mwijima, umuvana muri ka kangaratete. Urebye ubuhanuzi bwa Zekariya, uyu muri igice cya mbere 67, aravuga ngo umwami ahimbazwe, Imana y'Abisiraheli, kuko igendera abantu bayo ikabacungura, kandi iduhagurukirije ihembe ry'agakiza mu nzu y'umugaragu wayo Dawidi, nk'uko yavugiye mu kanwa kabera bayo bahanuraga uhereye kera kose, kudukiza abanzi n'amaboko y'abatwanga bose, kugira ngo kugira basogokuruza imbabazi no kwibuka isezerano ryayo ryera, indahiro yarahiye sogokuruza Aburahamu, ko nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu tuzayisenga tudatinya, turabera dukiranuka imbere yayo iminsi yacu yose. Kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose, kuko uzabanziriza umwami ngo utunganye inzira ye. Umurongo wa 77, no kumenyesha abantu be iby'agakiza, kuko ari ukubabarirwa ibyaha byabo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu.
niwe uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru. Haleluya. Ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu. Abo ngabo ni abantu bari mu bubata bwa Satani, ariko hari ubuhanuzi bukomeye bw'uko Yesu azaza. Aravuga ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Noheli rero itwibutsa umutima w'imbabazi, mercy, umutima compassion. Burya kuba ukiriho nubwo waba umunyabyaha ukagenda ukagwa, hari umutima w'imbabazi Imana ukikuriho, uvuga ngo aka gasore, aka gahungu, uyu mugore, uyu mugabo nubwo yambabaje ariko mukunda urukundo rwinshi, amaraso ya Yesu namugereho. Uyu munsi kubw'iyi Noheli ndongera kukwibutsa umutima w'imbabazi z'Imana. Haleluya. Wagukura mu byo umaze mu iminsi byose, kuko Yesu yakuzanye mu isi agushakira ibyiza, akugambiriyeho ibyiza, akwibwiraho ibyiza. Hari umutima w'imbabazi z'Imana. Aravuga ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwe uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru, ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Rero kuvuka kwa Yesu bikwiye kutwereka imbabazi, bikwiye kutwereka urukundo rw'Imana, ko Yesu yaje kugira ngo aduhuze na Data, adusabanishe. Nariyo mpamvu icyo ngusaba mu izina rya Yesu, reka gusoza uyu mwaka udafitanye ubusabane n'Imana. Ubwo wizihiza Noheli, ntutekereze ibyo kurya, ngo utekereze imyambaro, utekereze aho ujya, ahubwo utekereze ngo mbese uyu munsi nsabanye na Data, kuko Yesu cyamuzanye ni ugushyiraho iteme ryongera kuguhuza n'Imana, ryongera kugusabanisha n'Imana, rikuvana mu bubata bwa Satani, bukuvana mu mwijima. Hari abantu bakomeje kuba imbata z'ibyaha, baba imbata za Satani, ariko Yesu cyamuzanye ni ukugira ngo adutandukanye n'uwo mwijima, maze adushyire mu mucyo w'itangaza. Rero kuvuka kwa Yesu bikwiye kukuvana muri icyo gicucu cy'umwijima, maze ukinjira mu mucyo w'itangaza. Icya gatatu ni uko kuvuka kwa Yesu bihindura amateka. Bihindura amateka mu buryo bukomeye cyane. Hari indirimbo yaririmbwe igihe Satani yamanukiraga isi. Iyo ndirimbo uyisanga mu Byahishuriwe Yohana ibice 12. Indirimbo ivuga ngo ubonye ishyano wasiwe, kuko umanukiwe n'umugome, umanukiwe n'umwana aje afite umujinya. Iyi ndirimbo rero yasimbujwe indi ndirimbo yaririmbwe igihe Yesu yavukaga, aho twasomye muri Ivuka. Hari indirimbo yazanywe n'ingabo zo mu ijuru, korari yavuye mu ijuru, iza ije gutangiza andi mateka, iza ije kuvuga indi nkuru. Bararirimba ngo mu ijuru icyubahiro n'ikibi cy'Imana, mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Birashoboka ko hari indirimbo maze iminsi uririmba, ariko kuvuka kwa Yesu bihindura amateka. Kuvuka kwa Yesu byazana indi ndirimbo mu buzima bwawe. Uyu mwaka turi gusoza, sinzi indirimbo yawe yarabaye iyihe, ariko icyo ngusabira ni ukugira ngo wihuze n'irindi tsinda ryo mu ijuru, muririmbane indi ndirimbo. Iyo ndirimbo rero ikiyigira nziza ni uko iryo tsinda ryo rikubwira ibyo mu ijuru, rikubwira iby'Imana ikwibwiraho, rikubwira iby'Imana iteganyije, iby'Imana iteguye. Ariko hari igihe usanga indirimbo zawe zishingira ku byo ubona n'amaso, ibyo bakubwira, ibyo unyuramo. Hari irindi tsinda ryo mu ijuru riza rikubwira iby'Imana yibwira. Umva icyo Imana yibwira kubizera, kubishimira Imana ni iby'amahoro. Niyo mpamvu ngo mu ijuru icyubahiro kibe cy'Imana, ariko mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Nakunze umuririmbyi wa 329. Noheli ni umunsi wo kuririmba. Niyo mpamvu igitaramo cya Noheli cyatangijwe n'indirimbo y'abamarayika. Ndashaka ko twongera tukaririmba gatoya. 329. Iyi ndirimbo iravuga ngo nezerwa wasiwe, nezerwa wasiwe, aho uri hose eka dufatanye iyi ndirimbo gatoya. Iravuga ngo nezerwa cyane wasiwe araje shobuja. Ngakundamo akantu kavuga ngo mwabayibamo mwese mwe musangwe mwinonosoye, musangwe mwinonosoye, mbega mwimejeje neza, mwitunganije, araje shobuja. Mwabayibamo mwese mwe musangwe mwinonosoye. Tugiye kuririmbana tuvuge ngo nezerwa cyane wasiwe. Umva, hari indirimbo Yesu ashaka kuririmba muri uyu mwaka dutangiye. Ni indirimbo ivuga ngo Yesu ijuru ryatuye umunezero ku buzima bwanjye. Haleluya.
nezerwa cyane wasiwe araje shobuja abayibona mwese musange mwinonose nimumukingurire kubakira bimiharire kandi byaremwe byose bimuhimbaze nezerwa cyane wasiwe ko yimye ingoma ye n'abantu mwe twishimane tunezerwe bihebuje namwe bamarayika turimbana ishimwe rye namwe misozi mwese nimurangire none ibitovu n'amahwa nimuririmbure twazizwe n'ibicumuro n'intimba byatumeze Yesu araturengera ngo abirandure muri twe wavuma umusimuzi umugisha we yazanywe no kuganzisi ngo twese atwereke ishimwe n'icyubahiro bituruka mu kwera no mu rukundo afite ubwo akunda abacumuye tumuhimbaze n'umukiza utangaje. Umva aha uburyo avuga ngo none ibitovu n'amahwa nimubirimbure twanizwe n'ibicumuro n'intimba byatumezemo Yesu araturengera ngo abirandure muri twe wa muvumo awusimbuza umugisha. Kuvuka kwa Yesu bihindura amateka. Wa muvumo bya bindi bikugarije bikugose kwemerera Yesu akaba muri wowe bihindura amateka. None ibitovu n'amahwa nimubirimbure twanizwe n'ibicumuro n'intimba byatumezemo Yesu araturengera ngo abirandure muri twe wavuma umusimuzi umugisha we. Oh, haleluya! Mumwemerere Yesu kubera ko kuza mu isi ikintu Yesu yarazaniye isi nukugira ngo wa muvumo nukugira ngo kaga nukugira ngo zangorane zawe nukugira ngo za ntimba zawe Yesu abihindure umwemerera kwiharire umwemerere akuyobore umwemerere ibyo bitovu ayo mahwa byameze muri wowe byaba byaratewe n'ibyo waciyemo byaba byaratewe n'ibyo wanyuzemo ariko Yesu Kristo kuvuka kwe yaraje kugira ngo yongere azane ibyishimo azane kumwenyura azane guseka. Hari abantu babaye abarakare hari abantu bagenda badaseka ariko mu izina rya Yesu Kristo kuri Noheli ndakwifuriza kugira ngo amateka yawe ahinduke. Haleluya! Amen. Amateka indirimbo maze igihe uririmbana n'ingabo zo mu isi ihinduke maze uririmbana n'izindi ngabo zo mu ijuru zikubwira yujya zikubwira ibyo mu ijuru bibwira zirakubwira ngo nubwo isi yakubwiye ibi ariko mu ijuru si icyo cyanditse hari icyo yagambiriye maze nawe urashira intimba unezerwe. Ikintu cya kane nshaka kubabwira nuko kuvuka kwa Yesu bigarura ibyiringiro. Nakunze amagambo Simoni, uyu ni umuntu w'Imana witwa Simoni, ngo abonye Yesu Kristo mu rusengero ndetse n'umuhanuzikazi witwa Ana ni mu bice bibiri nabyo ngo Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simoni uwo yari umukiranutsi witonda kandi ngo yategerezaga ihumure ry'Abisiraheli umwuka wera yari muri we
uyu naramukunze cyane ngo yari yarahanuriwe n'umwuka wera katazapfa atarabona Kristo w'umwami Imana, ngajyanwa n'umwuka mu rusengero. Mujye mukunda kujya mu nzu y'Imana, ngajyanwa n'umwuka mu rusengero, ariko mujyanwa n'umwuka kuko abajyanwa n'ibindi. Ajyanwa n'umwuka mu rusengero, maze ababyeyi bajyanye umwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umuhango w'amategeko wari uri. Simiyoni aramuterura ashima Imana ati, mwami, noneho urasezera umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe, ako witeguye mu maso y'abantu bose kuba umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bw'Abisiraheli. Ngo hariho n'umuhanuzikazi witwaga Ana mwene Fanuweli wo mu muryango wa Asheri, yari umukecuru wa kera amaze gushyingirwa, yamaranye n'umugabo w'imyaka 7, noneho amara imyaka 84 ari umupfakazi. Yahoraga mu rusengero aramya Imana, yiyiriza ubusa, asenga ku manywa n'ijoro. Muri uwo mwanya nawe araza ashima Imana, avuga ibya Yesu, abibwira bose bari bategereje ugucungurwa ku Yerusalemu. Kuvuka kwa Yesu bihindura amateka, ariko bikazana ibyiringiro. Haleluya! Bikazana ibyiringiro. Hari ibintu umaze igihe utegereje, ubona utazi uko bizagenda, ariko iby'Imana yavuze izabikora, iby'Imana yagambiriye izabisohoza, kubera ko ibyo yagambiriye byo gucungura umuntu kuva mu itangiriro. Imana ivuga ngo mu rubyaro rw'uyu mugore, nubwo haciyemo imyaka bigahanurwa, ariko igihe cyarageze. Imana ishimwe cyane, irabisohoza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo igihe gikwiriye gisohoye yohereza umwana wayo. Nawe rero igihe gikwiriye gisohoye, hari ibyo Yesu azakora, hari ibyo azasohoza, hari ibyo azatangaza, hari imvugo izahinduka igihe gikwiriye n'igisohora. Kuvuka kwa Yesu rero bikongera ibyiringiro, byongere bikubwire ngo humura, umugambi w'Imana ntupfa, ntaho wagiye. Wasanga uyu mwaka hari ibyo ubona byadindiye kubera korona, hari ibyasubitswe, ariko umugambi w'Imana ntupfa. Niba uri kumwe na Yesu, ntabwo ibintu byayo bibarirwa mu minsi no mu myaka, bibarirwa mu byagambiriye. Imana ishimwe cyane. Icya gatanu ni uko kuvuka kwa Yesu bitwigisha ko abantu baciye bugufi. Kimwe mu masomo Yesu yigishije ubuzima bwe bwose abatuye isi, kandi n'uyu munsi batarumva, ni uko Yesu ashaka kubwira abatuye mu isi bazajya mu ijuru ko bakwiye guca bugufi. Iri somo yaryigishije kuva avuka, kuko umuntu umwe gusa wahisemo ahantu avukira ni Yesu, kuko inama yagennye hazavukira yari ayirimo. Agena kuvukira kwa Mariya rero na Yosefu, ku mubaji, mu bantu babasha kugenda gushaka icumbi bikagorana kuriya. Yesu abihitamo kubwo guca bugufi, ahitamo kuvukira hariya mu muvure. Uyu muvure n'iki kiraro byashushanyaga agaciro k'abantu avukiyemo, ariko aje kugahindura. Nubwo abantu bigiraga ibitangaza, ariko iyo Yesu yabonaga bameze nk'uyu muvure n'iki kiraro. Abati nubwo nta gaciro bafite, ariko kuvuka kwanjye kugiye gutuma muhinduka abagaciro. Umuntu wese iyo utarakira Yesu mu ijuru bakurebye, babona agaciro kawe kameze nka kiriya kiraro. Ariko iyo mwakiriye, haleluya, ibyo ufite byose nubwo byaba ari bikeya, ariko muri wowe hagiye mu mwami, haza mu ubwenge, haza abanyabwenge, haza amaturo, haza imibavu, haza ibikomora, haza ibigukiza. Kubera ko Yesu ahari, haba agaciro, haba ubuzima. Rero Yesu guca bugufi ni isomo atwigisha. Yaryigishije abigishwa be kugeza no mu gihe cyo gupfa kwe, abona ntibararyumva, noneho azana icyo bita materiel didactique. Azana amazi, azana ibase, azana igitambaro. Abagabo habona bigishirije, kuko bari bamaze igihe ngo ati umukuru ninde? Akaba ati umukuru akwiye kuba nk'umwana. Nibabyumve, kari kubwira abantu ngo mukwiye guca bugufi. Torero ry'Imana, abantu munyumva, uyu munsi wa none ndongera kubabwira ngo iga guca bugufi n'ubushaka ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu uvuga ngo munyigiho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Niba ari ikintu kamere y'umuntu yuzuyemo, ni ukwiremereza, ni ukwigira. N'akana gatoya kigira gahatari,
n'uwo bateruye umuterura akubwira ati ndakwiyamye. Mbega umuntu ikintu kimwuzuyemo yigira munini, ariremereza, yigira igitangaza. Niyo mpamvu igihe cyose atemera intege nke ze, ntabwo yemera ububi bwe, ashaka kubwira abantu ko ari mwiza igihe cyose, ko n'ububi bwe buterwa n'abandi. Ariko ikintu Yesu ashaka kukubwira, niba ushaka kujya mu ijuru, manuka ujye hasi, uce bugufi, worohe, guhera mu mutima wawe, wikigira igitangaza, kubera ko na korona ubwayo gucishije bugufi, nayo kwambitsa agapfukamunwa, nayo ituma ugenda wihishe, wikigira igitangaza. Yesu rero yigisha abigishwa be kugeza azanye ibase n'amazi, aboza ibirenge, kandi ababwira uburyo umuntu ufite umutima uciye bugufi akundana. Yoza Petero na Yohana nk'uko yoza Yuda, aboza kimwe. Amaze kuboza arongera arababwira ngo murabizi ko ndi shobuja, am your master, ariko mbogeje ibirenge, kugira ngo ahari arebe ko abantu bamenya ko umuntu ujya mu bwami akwiye kuba ari umugaragu, adakwiye kwiyumva nk'igitangaza. Ikibabaje rero nuko kamere ya Satani yo yuzuye ubwibone. Niyo mpamvu umuntu wese utarakira uyu Yesu ngo amuhindure, igihe cyose guca bugufi biramugora, guca bugufi biramunanira. Ariko kuvuka kwa Yesu bikwiye kutwigisha guca bugufi, bikwiye kutwigisha kuba abantu boroshye, bikwiye kutwigisha kuba abantu bagendana n'Imana, bikwiye kutwigisha kuba abantu bagendana n'ijuru. Imana ishimwe cyane. Yesu muri we harimo guca bugufi, yabivukiyemo, yabikuriyemo, yarabigendanye, yabyeretse abantu. Uyu munsi wa none icyakubwira, wa mugabo, wa mugore, wa musore, wa mukobwa we, wikita ku kindi kintu icyo ari cyo cyose, niba Yesu ari muri wowe, kuba muri we, ibyo ubwabyo biguhesheje agaciro. Icya gatandatu kibanziriza icyanyuma mu byo ndi buvugeho, nuko Yesu ajya abana natwe mu buzima tujyanyemo bwose. Ubuzima Yesu agushoyemo, impamvu uzi iryo jambo agushoyemo, nuko hari ibyo ajya tujyanamo tutashakaga. Kuko Yesu akunyuza inzira ashaka kurenza uko uca inzira ushaka. Buriya kuva Mariya yasama inda, inzira yanyuzemo yari kubiyemo ibyo Yesu ashaka kurenza icyo Mariya yashakaga. Ariko niwemera kugendana na Yesu mu byo akunyuzamo, ntuzakorwa n'isoni. Yesu yabonye Yosefu umutima we wazamutseho kubenga Mariya mu ibanga. Ntabwo Mariya yari abizi, ariko kuko Yesu arabizi ko Mariya ikibazo afite se wakiteye, ni inzira Yesu yaciye, ajya gusanga Yosefu aramubwira ngo wimubenga, uriya ibyo arimo ni njyewe, uriya ibyo arimo ni njyewe. Inzira Yesu akujyanyemo rero nubwo yagorana, ayibanamo nawe, ayigucishamo, akagusobanura. Wikirirwa wisobanura ikibazo, wikirirwa ati barambeshyera. Niba ibyo bintu urimo batakubeshyera, Yesu azagusobanura. Wishaka abavoka n'urukiko, inzira Yesu akunyuzamo ariyizira. Haleluya. Ariyizira akagusobanura. Asanga Yosefu aramubwira ngo ntibihemukire. Abona Mariya ntabwo arashira igihunga, kubera ko nubwo yari yabwiwe n'umwuka w'Imana na marayika ko ari umwana w'Imana, ariko ntabwo byari bimukuyeho ikibazo afite cyahatuye cy'umuco cy'icyo bazavuga. Afata urugendo, umwuka w'Imana Yesu amujyana kwa mwene wabo Elizabeti, kugira ngo yongere abihamirizwe umuntu baziranye. Agezeyo bikwereka ko yumvaga afite ikintu nk'intimba muri we, abuze umuntu yisanzuyeho. Hari igihe ugira ikibazo ukumva ugashaka umuntu wakisanzuraho, waririra imbere, wabwira ibyakubayeho, wamubwira ati hora, wamubwira ati hangane. Nawe arashaka umuntu. Cyabaje uko abantu bagenda babura urukundo, hari igihe umuntu ashaka umuntu yajya imbere ngo amuhobere ku buryo n'amarangamutima yayumva. Nubwo abantu bakuze useka, hari igihe wumva ushaka umuntu wajya imbere ukarira kugira ngo umubwire uriwe muri iyi minsi. Rero Mariya nawe ashaka umuntu yajya kubwira uko amerewe, yumva hari Elizabeti. Cyampa nawe Imana ikaguha Elizabeti wabwira uko wumva umerewe muri iyi minsi. Icyama ariko nawe ugahinduka we. Ikibazo ni uko hari igihe usanga
abantu bagenda babana ariko batandukanye, umuntu ashaka ko yabwira ibiri muri we imbere ntamubone, ariko Mariya yumva hari Elizabeth, aragenda aramuhobera. Icyerekana ubusabane bari bafitanye ntabwo byabaye guhoberana gusa, ahubwo amuhobeye byageze ku marangamutima, bikora no ku bana b'imbere. Barasimbuka, basimbutse Elizabeth aravuga ngo ndahiriwe kuko nyina w'umwami angendereye. Mu gihe Mariya yari afite ikibazo, yumva irindi jwi rya Elizabeth rimubwira ngo rwose ibyo wigira ni ukwibabaza, kubera ko abantu bose bagize umugisha waba nkawe. Mariya aravuga ngo noneho abantu bose bazanyita uhiriwe. Haleluya. Abati hahirwa uwizeye ko ibyabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Yesu rero yari amujyanye kugira ngo akomezwe, kugira ngo amubwire ngo iyi nzira urimo ntabwo wayijyanyemo. Yesu aramukomeza nihuse. Igihe cy'ivuka rye ntabwo ari amahitamo ya Mariya kubyarira Yesu mu kiraro cy'inka. Aya ni amahitamo ya Yesu. Ntabwo ari amahitamo ya Mariya kujyana umwana akamujyana mu muvure. Aya ni amahitamo ya Yesu. Ntabwo ari amahitamo ya Mariya kumubyarira ahantu hatari iwabo. Aya ni amahitamo kumubyarira ahantu atari amaze igihe aba. Aya ni amahitamo ya Yesu. Yesu rero amahitamo agira mu buzima bwawe kuri wowe afite n'uburyo azabigenza. Nicyo cyatumye ari we uwa mbere kujya kubwira abungeri, kujya kubabwira. Utekereje usesenguye ijambo, urabona ko umuntu Mariya yari akeneye akimara kubyara ni umuntu ubana n'inyana, umuntu ubana n'inka, umuntu wabona amata, umuntu wari kugera muri iki kiraro bwa mbere yari inde. Yesu yaramumenye rero, ajya kubwira ababungeri, ajya kubabwira ibyabaye, arangije arabajyana abageza aho Mariya ari. Kubera iki? Ari kumubwira ngo nubwo uri hano humura n'ibindi ndabikemura, kuko kuba hari ni umugambi wanjye. Yesu ibyo yakoze mu buzima bwawe ni umugambi we, azi uko azabigenza. Ni nawe wagiye rero ajya kubwira abanyabwenge, ajya kubabwira ati rero muze mujye kureba ahondi, kuko abanyabwenge bitegereje ikirere babonamo indi nyenyeri. Iyi nyenyeri rero, inyenyeri ivugwa hano nayo ni Kristo, kuko iyo usomye mu gitabo cyo kubara uramubona Yesu bamuvugaho ibice 24:12. Haravuga ngo Baramu asubiza kubara 24:12. Baramu asubiza Baraki iti sinabwiye n'intumwa zawe wantumyeho nti Baramu asubiza Baraki iti sinabwiye n'intumwa zawe wantumyeho nti naho Baraki yampa ifeza n'izahabu byuzuye inzu ye, sinabasha gukora ibitandukana n'itegeko ry'Uwiteka, gukora icyiza cyangwa ikibi. Nihangiye icyo Uwiteka azajya ambwira nicyo nzajya mvuga. Ageze ku murongo wa 17 aravuga ngo ndamureba ariko subu, ndamwitegereza ariko ntandi bugufi. Inyenyeri zakomoka mu bwoko bwa Yakobo, inkoni y'ubwami izaboneka iturutse mu bwoko bwa Isiraheli. Izagiriza inkiko z'Imowabu, izatsinda hasi abaheti bose. Iyi nyenyeri rero, iyi nyenyeri izakomoka mu bwoko bwa Yakobo, iyi ngiyi ni Yesu. Kandi iyo usomye no mu gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana ibice 22 nabwo bongera kubivuga umurongo wa 11, akavuga ngo Ibyahishuwe Yohana 22 umurongo wa 16 ukavuga ngo jewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero, nije gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuruza we, kandi nije nyenyeri yaka mu ruturuturu. Iyi nyenyeri rero niyo yagiye kwiyereka abanyabwenge, irangije irabayobora ibajyana aho Yesu ari, ibajyana. Mbega igitangaza nabonye muri Noheli nuko Yesu niwe witangiye amatangazo, niwe witangiye amatangazo yo kuyobora abantu,
yo kubwira abantu aho Mariya ari, abibwira abungeri, aragenda abibwira abanyabwenge. Abanyabwenge bafata urugendo baragenda bamushyira amaturo. Aya maturo nayo afite ubundi busobanuro, mbivuze muri make bajyanye icome. Icome yari amavuta ahumura, ariko ikintu bivuze nuko umuntu wese wemeye ko Yesu avukira muri we, Yesu abasha kuzana impumuro muri wowe. Haleluya, haleluya. Hari ibihumura Yesu azana. Ikindi ngo bajyanye ishangi na amavuta ameze nk'umuti womora, bakoreshaga mu komora. Icyo nkwifuriza nuko iyi Noheli yongera ukabona aya mavuta, ukongera ukabona iyi shangi ikakomora, niba ari byo wahuye nabyo byose, kandi ukwiye kubyitwaza. Igihe cyose usanga Yesu, ukwiye kwitwaza icyomi, kwitwaza ishangi, ukwiye kwitwaza impumuro, ariko kwitwaza n'ibyomora, icyagukomeretsa cyose ukitwaza ibyomora. Rero icyo nshaka kubabwira nuko Yesu ubuzima kujyanyemo bwose abana nawe, agendana nawe. Ndasoza mbabwira ko kuvuka kwa Yesu bikwiye kutwibutsa ko Yesu azagaruka. Nuzabona izi nyenyeri zose badekora kuri Noheli, ukabona aya mabara bagenda bambara, uzamenye ngo Yesu turi kuvuga ntabwo akiri umwana, ahubwo azagaruka. Yesu azagaruka. Rero abanyabwenge nibo babasha kubona iby'ibi bihe bya none, bakamenya ko Yesu agiye kugaruka. Ku ijambo riratubwira ngo iyo baba abanyabwenge baba baritaye ku iherezo ryabo. Icyo nkwifuriza uyu munsi wa none nuko iyi nyenyeri yitwa Kristo yakuyobora. Iyi minsi ya none mu kirere harimo inyenyeri nyinshi ziri kuyobora abantu, ariko harimo inyenyeri imwe. Iyi nyenyeri imwe yindi irimo yitwa Kristo niyo yakuyobora ikakugeza mu bugingo bw'iteka ryose. Mu gihe cyo kuvuka kwe Yesu yayoboraga abantu abajyana aho yavukiye, ariko uyu munsi Yesu aratuyobora atujyana mu bugingo bw'iteka ryose, atujyana mu bwami butazahanguka, atujyana mu buturo bwe bwera. Icyo nakubaza uyu munsi wa none, wowe uyobowe n'iyihe nyenyeri? Mu kirere cy'isi ya none harimo inyenyeri nyinshi. Ntabwo inyenyeri zose zirimo ari Kristo. Hari izindi nyenyeri ziyoboye abantu. Hari abayobowe n'inyenyeri yitwa ubutunzi, hari abayobowe n'inyenyeri yitwa aho bavuye, hari abayobowe n'inyenyeri yitwa ubuhanga bw'iyi si, ariko hari indi nyenyeri yitwa Kristo. Iyi ngiyi abantu babasha kwibona rero ni abanyabwenge. Abanyabwenge bayibonye barayikurikira kubera iki? Iyi nyenyeri zahita ujyanye. Haleluya. Mureke dukurikire Yesu azahatu tujyanye. Kandi muri mwe yavuze ngo ubwo tuyobowe n'umukiza Yesu dufite amahoro muri urwo rugendo, kandi azatugeza mu ijuru amahoro. Ntabwo tuzongera kwibuka urugendo. Ikosa ry'abaho rero uyobowe n'inyenyeri ni ukujya kuyoboza ahandi, kuko bageze ubwo bajya kuyoboza ahadakwiye, bajya kwa Herode. Bajya kwa Herode. Nyamara iyo rero wagiye kwa Herode, inyenyeri irahagarura urayibura. Hari igihe abantu batangira kuyoboza mu by'isi, bakajya kugisha inama mu by'isi, ariko Yesu hari icyo avugana nawe, hari icyo yakubwiye, kugeza igihe uzava aho wahabiye ukongera ukaza mu nzira, uzongera kubona iyi nyenyeri yitwa Kristo akuyobore. Ndagusoza uyu munsi nkubwira ngo emera iyi nyenyeri yitwa Kristo ikuyobore, kandi aho ikujyanye izakugezayo amahoro, ntacyo uzaba. Reka ngusengere wowe twabanye muri iri jambo, nkubwira ngo uyu mwaka tugiye gutangira, nusaba inyenyeri zakuyobore, uyu Kristo azakuyobore. Kandi wasanga hari aho hageze ugakebereza mu zindi nzira, inyenyeri ukaba warayibuze, ukaba Yesu utakimwumva muri wowe, ukaba ryajwi ryavugiraga muri wowe utakiryumva. Uyu munsi ndagusengera kugira ngo umutima wawe uveyo, ugaruke, maze Yesu yongere akuyobore. Eka dusenga Imana. O Yesu Kristo ushimwe. Yesu uhimbazwe. Uhimbazwe ko watuvukiye, uhimbazwe ko uri umwami wacu ibihe byose, uri umukiza wacu. Uhimbazwe ko kuvuka kwawe waje ukaba mu isi kugira ngo utwereke uburyo abantu bari muri bo bakwiye kubaho. Niyo mpamvu dusabye kubw'iyi Noheli uha abantu bose bumvise iri jambo kongera gutunganya inzira zabo n'imigendere yabo, kugira ngo bagende nk'abajya mu ijuru, nk'abajya i Siyoni. Kandi wa nyenyeri we wowe utuyobora, turasenze ngo
wongere utuyobore, uyobora abagabo, uyobora abagore, uyobora itorero, uyobora abantu bawe, kugira ngo utugeze mu ijuru amahoro. Aho uturinde kuyoba, uturinde guhaba, uturinde kujya mu bidakwiriye, uturinde kujya kubaza inzira aho utashyize inzira, ahubwo ureke tuguhanga amaso kuko aho utujyanye urahazi. Uduhe umugisha twese kandi dukomeze twakira imbaraga ziva muri wowe. Ni mu izina rya Yesu tubisabye, urakoze. Amen, amen.